ngira abantu benshi nakira kandi kuri iyo point uburyo usanga nyine urugo rumaze kugira mu manegeka bigasaba ko nyine tutangira kubafasha nk'umugore akaba yakubwira ati kandi kuko bajya bimbwira benshi ati nk'ubu ngiye ufite umugabo ariko tumaze imyaka 3 cyangwa 4 kandi tuba mu buriri bomba badatera akabariro no munani nasanze renga umunani adakora imibonano mpuzabitsina kandi afite umugabo babana mu nzu no mu gitanda kimwe se no mu gitanda kimwe gusa arugeza akavuga ati nge byageza kugira ngo ndebe ko nakwiyorohereza umubiri hari nko kubwira ati rero umugabo twaraganiriye atari ko yamwiye ko nawe nta kabatageze gutera akabariro hagati y'abashakanye ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko ntabikora buriya rero nibyo nakuvuga ngo ntihari birenze kubyumva gusa hari n'ingaruka biba bizagira mu mubiri we sibyo imitekerereze mibi imisemburo yo mu mubiri igakora nabi kuko gukora imibonano mpuzabitsina intego yayo ni uko ibigomba gukora kandi igakoreka ku mpande zombi ni nayo mpamvu yitwa nyine imibonano mpuzabitsina niyo na satisfaction rero burya ibigomba kubaho ku mpande zombi niba umugabo ageze kuri tubyita orgasme mu zindi ndimi donc ibyo twita kurangiza si we wenyine ugomba kurangiza bagomba kuzirikana ko n'umugore we abagomba kurangiza rero hari n'umugore ukubwira ati ngiye mbyaye 3 cyangwa 4 ariko numva bavuga ibyo kurangiza sindabimenya kuba ndi kubireba ashobora kwibaza ku cyambaye rinete no kufite ubumuga bwo kutabona bituma rero benshi baza ahanini kubera icyo bavuga ati giye buriya ntari bunandebe wenda ngo nyitegereze cyane bintera isoni nyine nahura nawe mu nzira ntabwo azanyitegereza ngo amenye cyane ngo njye mpura nawe ngira isoni hari ukuntu ubona nyine hari komforo yindi bimuhaye bikumva bimuhaye gutuza nyine akumva ko nazi wanjye donc aribwo atazagira byinshi azajya agenda yikeka mu nzira inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwe kuri buri muntu wese utega amatwi inkuru yanjye ebana nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo impagarike ntabwo nzi icyo ari cyo ariko ubugingo ndumva mbuzi hakunyika impagarike no kuhagaze meze neza ukora uko ufite n'ubugingo nyine kuko ubugingo burya n'ubuzima nabyo nkeka ko bitandukanye ariko ubwo tugiye mu myemerere ndi kumwe n'umugabo witwa Ndayisaba akaba ari umugabo tugiye kuganira ku nkuru ye inkuru ye mu kiganiro inkuru yanjye Ndayisaba uraho neza finally turabonanye umeze gute se amahoro ibintu byose ni terebye très bien okay ni sawa cyane rwose tujye kuganira umuntu utakuzi utazi Ndayisaba ni muntu ki Ndayisaba nitwa Ndayisaba nyine Epimac abandi umugabo mfite umugore n'umwana ikindi ni umuririmbyi aba n'umuhanzi nyine ariko ndi n'umwanditsi w'ibintu byinshi ariko mu buzima busanzwe nkora n'akazi ko gufasha abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe muri make uwamenya numva ibyo byaba bihagije kwita ku buzima bwo mu mutwe gute mu ndimi z'amahanga tubita abapsychologist cyangwa psychologue ubwo rero ni abantu babereyeho nyine gufasha abandi ku bigendanye n'imitekerereze imyitwarire n'imibanire n'abandi urwo ruhurirane rw'ibyo byose nibyo bigize nyine ubuzima bwo mu mutwe yego wenda nk'ikintu navuga ukunda gukurikira ibiganiro byacu byanze bikunze byo ku nkuru yanjye ni ibiganiro birimo amarangamutima y'ingeri zitandukanye mu buryo butandukanye nk'ikintu wumva wafite ku mutima mbere yo gutangira ikiganiro ngo tujya kuri suje zitandukanye nayo ni suje tugiye kuganira twanagitangiye ku ndushyi mvuga nti abantu baruhijwe n'ubuzima n'amarangamutima atandukanye bitewe n'ibyo bacamo bari nk'ize nama amatips runaka kugira ngo abeho neza ndumva bise bimfata ko ugomba kutubwira kuri icyo kintu ubundi umuntu nyine yababaye hari biba byaramubabaje hari ubuzima tunyuramo cyangwa se uwari wese aba yaranyuzemo bukaba bwamubabaza uretse ko nyine no kubabara kwacu kwa kutangana nuko twakira bya bintu bitubaho ntibiba bingana
rero iyo umuntu nyine yitwa nyine ko ari indushyi muri ubwo buryo waruvuze aba yarahuye n'ibyamutumye aruha nyine n'ibyamunuhije bikamubabaza donc bigakora no ku marangamutima ye ntamenye nk'uko agomba kuba ameze. Rero nka kuriya baza hano iwawe ukabafasha kuruhuka mu mutima. Burya iyo umuntu avuga ibyamubayeho akavuga ibyamubabaje, burya bari intambwe ya mbere abateye yo kugira ngo wa mutwaro yikoreye yari amaze igihe yikoreye ugabanuke. Ariko nyine riba ritangiriro. Ikiba gikwiriye gukurikiraho ntabwo bikwiriye no kugarukira hariya gusa, ahubwo bakwiriye no kugana ababyize babisobanukiwe bashobora kumufasha gukomeza iyo ntambwe nyine. Uko akomeza kubivuga noneho banamugira inama z'uko akwiriye kubyitwaramo. Noneho hari n'igihe abatazi ngo meze nkwiriye kwitwara nte, nkwiriye kwifata nte imbere y'ibi bintu byambayeho cyangwa bikingiraho ingaruka, kugira ngo nyine donc abashe no kujya iyo icya kintu twita ubudaheranwa cyangwa resilience mu ndimi zindi, kugira ngo nyine abashe guhangana n'ibyo bintu. Hari n'igihe umuntu agira ikibazo kidashobora gukemuka, ariko nubwo kitakemuka, ariko nibura ukiga uburyo ubasha guhangana nacyo still kigihari ukibanye nacyo. Ibyo nabyo rero burya aba ari yindi ntambwe umuntu abashije gutera. Urumva nk'iyo umuntu abaye imfubyi ntabwo ababyeyi bazazuka ngo babone, ariko none akiga uburyo azabaho kandi agakomera kandi still akiri imfubyi kuko ababyeyi nyine baragiye. Iyo amaze kwiga ubwo buryo azakomeza kubaho kandi agakomera, nyine burya nayo ni indi ntambwe abateye. Noneho twebwe rero turengana aho ngaho, hari ibyo twita externalization. Donc mu buryo dufasha umuntu kumutandukanya n'ikibazo afite. Hari ukuntu nyine umuntu we yiyumva kubera ikibazo cyamubayeho, akumva hari wenda yahoberanye n'icyo kibazo neza we n'icyo kibazo akagira ngo ni umuntu umwe. Twebwe iyo tumufashije kumutandukanya n'icyo kibazo, we akibona nk'umuntu we nyirizina, ariko n'ikibazo akakibona nk'ikibazo, deja ubwo urugendo rugana aheza ruba rwatangiye, kuko aba yamaze kubona ko ari umuntu ariko n'ikibazo ari ikibazo. Noneho rero na cya kibazo tukazageza ubwo tugihe izina, akazakita izina yumva bigendanye nuko cyamufesinze, bivuge gutyo. Noneho kuzageza n'ubwo azabasha gutandukana nacyo, agasa n'uwiyambuye akamera nkaho ari nk'ikintu cy'igikote yiyambuye akajugunya hari ubundi akikomereza, cya kibazo akagisiga ubuzima akabukomeza. Rero izo ntambwe zose iyo umuntu abashije kuzinyuramo, nibwo abageze ahantu heza abasha guhangana n'ibyo bibazo, cyangwa se akanatandukana byo burundu, agasigara yemye ibibazo akabyiyamura, ubundi ubuzima bugakomeza. Mbwira Ndayisaba, mu by'ukuri hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya, harimo abaza gushaka ibisubizo ku nkuru yanjye bavuga bati reka numve kanaka nawe ko byagenze, akavuga uti se mu by'ukuri nanjye nakongeye guhobera ubuzima nk'uko Ndayisaba bivuga. Birashoboka ko umuntu agera ahandi yumva ko ari hanyuma na nyuma akongera akagaruka mu buzima, yarapfushije, yarabuze nk'uko bivugaga, yabuze ibintu, yabuze abantu, cyangwa se ifite n'ibindi byamuhungabanije adashobora gusobanura ngo twebwe tubyumve nk'uko abyibaza, yakongera guhobera ubuzima bigakunda. Rwose birakunda guhobera ubuzima, byakwemera gusa hari icyo biba bisaba nyine. Niba hari uruhare rwa muganga, burya haba hari n'uruhare rw'umukiriya. Niba muganga mutangiranye urwo rugendo akakubwira ati byaba byiza witwaye gutya, ibi niba ukabyitwaramo gutya, nyine ni byiza ko mugendana gutyo ukagerageza kubyumva. Ariko nawe uko ushaka gutandukana n'ibyo bintu koko ukagerageza no gutera iyo ntambwe, ukirinda. Mbese hari ukuntu umuntu aba ashaka gusa n'uwubakira ubuzima bwe ku byo ahahise, kandi byarahise byararangiye. Wenda byafasha umuntu kubishingiraho kugira ngo arebe imbere hazaza, ariko nanone umuntu adakomeje kwizengurukaho na bya bintu byarangiye. Rero yabashije kumva icyo kintu, akumva iyo ntera yindi agomba gusingira, kandi akagerageza no kugira kuko izo mbaraga zo kugira ngo abashe kuhasingira, rwose ubuzima abasha kubusingira, agahoberana nabwo buzima. Nubwo wenda ingaruka zabyo zishobora kuba nazo zitabura burundu, ariko intambwe urumva yayiteye kandi ubuzima akabuhobera. Iyo agize ubwo bushake, nubwo baca n'umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe ukirasongwa, iyo nuko gusongwa gukomeje kuboneka nanone, hari igihe nanone bishobora gusubiza umuntu inyuma. Ariko nyine ubuzima
nuko buteye ni tuyatuvuga mu ndimi z'amahanga ngo ni down and ups and downs. Ibyo byose ntibijya bibura mu buzima, ariko nubwo bitabura habaho no gukomeza umuntu akenderera nyine agasunikiriza kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tugere ku yindi. Arusha kukubwira ati nge ntako nagize, sibyo? Ubu turi kumwe n'umuganga, ntako nagize, ngerageza kwikuraho ibyo bintu, ngerageza kubyiyambara, ariko ngashiduka natekereje nabi, ngashiduka numva ntacyo maze, ngashiduka numva ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu akubwiye gutyo umufasha iki? Nyine birabyumvikana bitewe n'uburemere bw'ibyamubayeho, nyine urabyumva kuko bya bintu byamugezeho uburemere bunini hari n'igihe bimuganza, kandi burya nanone biterwa n'igihe gishize ibyo bintu abinyuzemo, kuko burya nabyo tubirebaho. Rero no gufasha umuntu ntabwo natwe ari ibintu dufasha umuntu ngo uyu munsi ngo tuve ngo buracya yahandi twifuza ko agira bucya yahageze. Hari n'igihe dushobora kuba urugendo rw'umwaka wose ukomeza ugerageza umufasha agasunikiriza, nk'uko umwana yiga mbese gutera intambwe, agatera intambwe imwe akagwa, ejo agatera ebyiri akongera akagwa, ko umuntu azamuka esikariye yagera ku ya gatatu akongera agasubira akagira impungenge, akagira intege nkeya, agasubira inyuma, ariko amaherezo za esikariye akazazizamuka. Rero nyine ntabwo ari ugucika intege, ni uguhozaho, umuntu akomeza akagerageza, ariko nyine umuntu akiga n'ibindi bintu byakunganira, kuko biba bihari nabyo, donc akirinda iyo habaye umuntu gwara nyine yitekerezaho no kutagira ibindi bintu bimushyira mu bundi buzima butandukanye na bwa bundi ahoramo, nabyo nyine bituma adashobora gutera intambwe. Iyo bishoboka rero umuntu akiyegezarisa ku bindi bintu bishobora gutuma adakomeza kuguma muri ka kantu nyine kagomeza kumusubiza hahandi, bimufasha gukomeza nyine gusunika aho twifuza ko agera akazagerayo. Birumvikana. Wenda ku giti cyawe nka Ndayisaba, hari experience runaka n'ubundi mufite uburyo murinda amakuru y'abarwayi banyu, ariko watanga urugero utavuze ku muntu, hari experience runaka ugeze guhura ko uti no kayire iri exceptionnel, n'uyu munsi ujya utekereza uti mu byo nabonye byose, mu bo twaganiriye bose hari kanabonye irenze izindi? Ka umuntu aba amaze kwakirana na nyinshi cyane, ariko nakubwira nk'aka imwe njye nigeze kwakira, ni umuntu nyine warabayeho mu buzima nyine bugoye cyane, kugeza n'igihe yaje gufatwa no ku ngufu mu gihe cya genocide. Ariko na mbere yaho ubuzima ntabwo bwari bwaragenze neza, hari ibindi bintu yari yaranyuzemo. Afashwe ku ngufu muri genocide, birangira na wa mwana yabyaye ataramukunda, twarinze duhura wa mwana atarabasha kumukunda na gato na gato, akajya mubona nyine mu isura ya wundi wamufashe ku ngufu, iyo nterahamwe yamufashe ku ngufu. Ariko urwo rugendo twararugendanye, kuko yambwiye yuko niyo yabaga atekereje kugura abana imyenda ubu ngubu atigeraga azamo. Ibyo yabaga atekereza kwa kundi uvuga uti abana banjye nabakora ibi nibi, wa wundi ntabwo yageraga icyo kintu ngo yibuke ko wa wundi nawe ahari. None ariko nyine ndamubaza nti se ntabwo iyo uri kumwe n'abana bose we ntabwo ubona ko nyine hari ngo ubone niba ari batatu ubone ko ari babiri, abo wita ko ari babiri, ariko nyine n'uwo gatatu aba hari kandi umubone ko hari, ngo nyine ngo akambwira nyine ko nawe hari igihe bigeraho akabona ko nyine ko nawe hari ikosa akora, ariko nyine nawe ashiduka nyine ngo byagenze uko. Urumva ni ikintu cyari gigoye cyane, ariko namufashije, twakoranye urwo rugendo, byamfashe amezi agera mu 8 ngira ngo, muha randevu za buri cyumweru cyangwa se byumweru nka 2, nyine randevu ugenda uzishiftinga bitewe nuko ubona improvement yendezamo. Ariko byageze aho rwose umwana aramukunda bitewe n'amagazerisi twagiye dukora, kugeza ubwo amukunze, bigeza aho namusabye imbabazi, kugeza naho burumva nakoranaga nawe, ariko ku rundi ruhande nawa mwana nawe nkamuzanamo, kuko urumva niwe byagiragaho ingaruka. Kugeza igihe amusabye imbabazi, bigeze urumva n'umwana twaragendanye urwo rugendo, umwana nawe bigeze aho aramubabara, kurumva no byaramukomerekeje. Ubu rwose ni umuryango umeze neza kandi barashima Imana. Umwana se we byamugize ngaruka gute? Nawe nyine umva uko yagiye akura, numva nawe yabonaga yuko atandukanye n'abandi bana. Ibyo nyina abakorera nyina akabona yuko bitandukanye. Rimwe na rimwe n'amagambo ashobora kumushoka ku mutima yaramubwirwaga, ku buryo nyine nawe yumvaga
uretse ko hakunda nyine abana bakunda ababyeyi, uretse ko n'ababyeyi bakunda abana, ariko byagenze gutyo nyine numva ko nkongo ntabakimukunda, ariko abana bakunda ababyeyi. We nyine yarakomeza akavuga ati ni mama nta kundi nabigenza, agasa n'umwizirikaho, ariko akabona ko ari nko kwizirika nyine ku bidafatika, ariko nyine we akagomba gutyo, ariko neza wabonaga yuko ibyiringiro nawe by'imibereho by'ubuzima bw'ejo hazaza hagati ye na nyina nawe wabonaga ko yari yarahebye. Inyuma rero gahoro gahoro bigenda biza yageze namubwira ati yewe numvaga no gushaka kwanjye ntazigera ngiye mama wanjye mutumira, ko nemaze kubona yuko yanyanze burundu, mbese atakira umubyeyi wanjye. Yari umukobwa. Biza kurangira rwose bigenze neza. Icyo gihe ndabasa ntimuhoberane, yarambwira ati mu buzima bwanjye mama wanjye ntiturahoberana. Uwo munsi nibwo bahoberanye ku biza kurangira bariyunze barakundana, baba inshuti, banyemeye yuko rwose n'ubukwe n'ubunaba nyine azamwicaza ahandi agomba kumwicaza, kuko mbese ibi byose birangiriye aho ngaho. Umwana nawe yumva igikomere cya nyina, yumva yarabyumva. Numva urugendo twakoranaga nagendaga bimwumvishaga ngo none se yaba ari mama yankora ibi, nese ko cyankoze ibi niba yarambyaye, kuko nyine wumva kuko nawe aremereye ku mutima, ukagira umutwara gake kugira ngo nyine agende abyumva buhoro. Ese mbwira kumva inkuru nk'izo nawe nyinshi ntabwo ari ibintu biguhungabanya? Hari ibintu twita second trauma cyangwa vicarious trauma. Nyine ni ingaruka nawe bishobora kugiraho bigendanye. Nk'ubu nawe njya mbitekereza mbona cyadi warabumaze no we iyo atashye we yifasha mu buhe buryo, kuko natwe tuba dutegetswe cyangwa natwe tuba dukeneye ubundi buryo buri therapeutique budufasha natwe nyine kuruhuka, kuko iyo uhora wumva imibabaro y'abandi sometimes nawe ushobora kugira ngo nk'ubu ari inkuru najyaga mbwirwa mbere uko par experience nyine hari ukuntu bigenda bigabanuka, ariko umuntu akabambwira nk'inkuru uwo munsi nanjye nkahita ntakaza pete uwo munsi kurya nkumva kurya sinabishobora, nkaba nakwirirwa nanjye ntariye, nanjye bikanjyamo nkumva neza ngiye kumera nka wa muntu, kubera ko nyine wumva ko bya bintu biraremereye cyane. Uyu munsi arakubwiye, undi arasohotse, n'undi mu kanya arakubwiye, nk'uko mbese nawe bikugendekera hano. Nuko ubwo rero dukeneye nyine ubundi buryo buri therapeutique nyine bushobora gufasha umuntu kuruhuka, ariko ugakomeza ukanakomera kandi gusa nyine binongera experience, kuko ibigufasha kumenya uburyo bwiza ukwiye gufasha abantu mu buryo burushijeho. Mbese mbwira wenda kuba ndi kubireba ashobora kwibaza ku cyambaye rinete no kufite ubumuga bwo kutabona. Wenda ubasha kwikora gute ku kazi nubwo nyine bidasaba uko nkora akazi ni ibisanzwe rwose, ni nkuko n'undi wese agakora. Urumva narize, niga amashuri abanza, niga yisumbuye, niga na kaminuza, mbese nyine ibyo nkubwira ni nabyo nize. Nize clinical psychology kandi niganaga n'abantu bareba njye ntareba. Ubwo rero urumva ibyo bakora nanjye nibyo nkora. Uburyo bwo kubikora nyine iyo nakiriye umuntu ni bisanzwe, araza nkuko nyine umuntu wese muri clinique yinjira, ukamwakira, ukamuha karibu, akicara, mukaganira, ukamubaza umwirondoro. Ubwo mba mfite imashini imbere nkamwandika umwirondoro we, ibyo nkeneye byose kugira ngo nyine bizamfashe igihe yinjiye mfunguye dosiye ye njye menya ngo kanaka amakuru ye naya mbe mbifite nkabyandika mu mashini nkuko n'undi wese nyine abyandika. Noneho naba mfite doneze zose, noneho tukajya twaganira, tugatangira kuganira, ambwira ubuzima bwe, nkamenya icyo nkwiriye kumufasha, niba akeneye n'imiti nkamenya imiti akwiriye guhabwa. Mbese mbwira wenda birumvikana hari benshi cyane bajya kwivuza akavuga ati genda jya hariya barandeba, barumva ibibazo byanjye, bamuze nanjye n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi, niba ari umugore ufite umugabo umukubita cyangwa batabanye neza, cyangwa umugabo vice versa. Wowe ntabwo ubona abantu wenda benshi byorohera kuza iwawe, ahubwo wagira ngo warubizi. Nakira abantu kenshi kandi mu bo twakira hari umwihariko ujyuzamo w'urubyiruko, bigenda nyine n'ubuzima bw'urubyiruko, imikundanire y'urubyiruko hagati mu rubyiruko, ingaruka rimwe na rimwe bibagiraho, wenda
umukobwa akundanye n'umuhungu bigeze ubwo bakorana n'imibonano mpuzabitsina wenda akaba yavamo gutwita muri icyo gihe akirwana n'ubwo buzima rero adafite uwagisha inama, adafite uwabwira, kuko nyine tujya kwigisha no mu bigo by'amashuri ibigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bituma rero benshi baza ahanini kubera icyo kintu navuze, bavuga ati igihe buriya ntari bunandebe wenda ngo anyitegereze cyane bintera isoni, nyine nahura nawe mu nzira ntabwo azanyitegereza ngo amenye cyane ngo njye mpura nawe ngira isoni. Hari ukuntu ubona nyine hari komforo yindi bimuhaye, bikumva bimuhaye gutuza nyine akumva ko nazi wanjye, donc aribwo atazagira byinshi azajya agenda yikeka mu nzira igihe wenda duhuye, akumva bimuhaye gutuza muri we nyine. Bigatuma benshi rero bafungukirwa kuza iwanjye cyane, bumva nta nkurikizi zindi nk'izo mvuze zizabageraho. Bituma witwara gute we kuri bo kugira ngo iyo komforo nyine igumeho kuri bo? Ubundi iva uko umufata, uko mwakiriye n'ibyo muganira, n'uburyo ugenda umuremamo icyizere bigendanye n'ikibazo yahuye nacyo. Kandi nyine twebwe n'ubundi ntabwo tuba turi n'abashinjabyaha, niyo yaba ibyamuzanye wenda hari uruhara bifitemo, uwo umufasha kuva mu ngaruka byamugizeho no kumenya ko akwiriye kuzitwaramo. Urere ko ukuntu ugenda umuremamo icyizere, umubwira amagambo amukomeza, anamuhumuriza, umwereka n'inzira nziza akwiriye kunyuramo, bituma nyine avuga ati aha niho nkwiriye kuguma. Byanze bikunze n'uburyo uganira bashobora gufasha abantu benshi cyane. Yego, bakubwira iyo usozanije n'umuntu ukumva yarakize, ibyo bakunda guhuriraho bakubwira ni ibiki? Hari n'igihe ntambuka bamwe na bamwe ntibanabimbwire, ahubwo njye nkabyumva bivuga ntambuka, baturiye yamvuriye umwana cyangwa se uriya yaramvuye, ariko nyine hari nabo birenga akavuga aho duhuriye hose akajya ntangira ati mugabo warakoze, wenda kandi n'igihe mba ntamwibuka, urumva baba ari benshi, ati rwose nkise akansuhuza ati se uranyibuka? Ni ntabwo nkwibuka. Wenda akaba yanyibwira kuko urumva igihe tuba twarabaye inshuro zirenze imwe nkahita mwibuka, tinukunda gushimira narakize, kuko urumva umuntu tunatandukana nyine mpaka anakize, nanjye nkamenya ko akize koko, cyangwa nanjye byanananira nkaba nanamwohereza no ku bitaro bikuru bigendanye nyine wenda na complication wenda zirimo. Ubwo rero abo duhuye bo ntibabura kumbwira, iyo ambwiye ati vraiment warakoze bimeze uku, hajya n'akandi kantu wenda kazamusubiza inyuma mu buzima busanzwe, n'ubundi akaba ari open yo kumva ko bimworoheye kuzagaruka. Yego. Nese mbwira wenda hagati y'abagabo n'abagore ibibazo bikunda kuza iwawe, kenshi yabishingiye kuki? Ngibyo muri rusange ku ijanisha riri hejuru, icyambere ni amakimbirane, ariko nayo burya abashingiye kuri byinshi. Hari igihe rero ayo makimbirane ashobora kuba ashingiye kuba wenda umugabo afite inshoreke zindi z'abagore ku ruhande. Ibyo bwabyo bigatera amakimbirane, kuko urumva icyo gihe bimeze gutyo, umutungo w'urugo umugabo abawujyana mu zindi ngo kugira ngo ajye no gushimisha abo bagore bandi afite ku ruhande. Icyo ni icyambere. Ayo makimbirane ashobora gutera ibyo bibazo. Hari n'andi makimbirane none ashobora kuba yakomoka kuba wenda umugabo ashobora kuba yarabyaye nk'umwana mu gasozi, tubyite gutyo. Noneho umugore yamenya ko hari undi mwana umugabo yabyaye kandi atarabizi, kandi akabigaragara ko yamubyaye bari kumwe, umva amakimbirane akabaraje. Kandi ibyo ni vice versa, kuko no ku mugore birashoboka ko byabaho ibyo byombi mvuze. Ibyo bikaba byakura amakimbirane. Ikindi gishobora kumurugura amakimbirane rero ni ibintu bijyanye n'imitungo. Uburyo bajera ya mitungo, hari igihe babipfa nabwo bigakura amakimbirane, noneho urugo ugasanga nyine rutangiye kujya mu manegeka. Ikindi ni igihe hajemo iyo bamwe hajemo ubusinzi. Ubusinzi bari n'ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi, kiri gutuma mu ngo hazamo amakimbirane, kandi bikaba byanarangira kuko n'urugo rusenyutse. Ibyo ni iby'ingenzi nkubwiye, ariko hari ikindi noneho nacyo kandi kiri mu by'ingenzi bikomeye cyane njya nakira, ibintu bigendanye n'amabanga y'abashakanye. Aho hantu rwose naho wari uhazingiye ingata. Ngira abantu benshi nakira, kandi kuri iyo point uburyo usanga nyine urugo rumaze kugera mu manegeka, bigasaba ko nyine tutangira kubafasha. Ibyo bintu nkubwiye nibyo by'ingenzi
wenda nk'umuntu usaraza akakubwira ati mu gitanda ntibimeze neza, umugabo wanjye byaranze, umugore wanjye byaranze. Oya, ntabwo ukuntu biba bimeze abanyarwanda uko duteye ntabwo aza ngo ahite arasa ku kibazo nyirizina. Ashobora kuba nakiza ariko we agatangira bivuga mu bundi buryo, wenda akaba yakubwira ati muga maze amezi 5 ntasinzira, kandi ati n'ubu udasinzira mporana umutwe n'injya, uretse n'umutwe kandi numva umubiri wanjye wose warashengabaye. Noneho icyo ukora rero wowe utangira nyine gucukumbura ngo umenye ibitera uko kudasinzira, ubitera uwo mutwe. Noneho uko mugenda mwinjiramo buhoro buhoro rero, ariko mbere yuko muninjiraho uba wabanje kumeramo icyizere, akabanza kumenya ko nibyo mugiye kuganira ngo nyine ari ibanga ryawe nawe. Ibyo bintu akabanza kubimenya kugira ngo bimufashe gutangira kumenya ari kubwira nawe, kuko niba bya bindi ari buvuze kuvuga ari umuntu ushaka kumuzamubikira ibanga koko. Uko mugenda mwinjiramo rero, noneho uko agenda nakumva n'uburyo muganira bikamufasha kugenda yirekura gahoro gahoro. Arigiye ku nshuro ya mbere asa n'ubigukinze ntahita nabikubwira, ariko ku nshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu akazakubwira burya ati nibi birimo burya. Nibi birimo. Nk'umugore akaba yakubwira ati, kandi koko bajya bimbwira benshi ati nk'ubu ngiye ufite umugabo ariko tumaze imyaka 3 cyangwa 4 kandi tuba mu buriri bumwe badatera akabariro. Ibaze iyo kintu rero byaragenze gute se? Nibe byose nkubwira nyine icyo gira cukumbura ukamenya impamvu ibitera, nyine wamara kwimenya ukabafasha. Gusa buriya abamama ndabakunda cyane kuko burya bo ntabwo bajya biherana ibibazo, ariko nk'icyo kibazo ntabwo ushobora kugikemura donc utabonye n'umuparteneri we. Rero ahanini ku bagabo hari igihe bo unamutumaho akaba yakwanga kuza, cyangwa se yaza akaza rimwe kabiri, izindi nshuro ntazaze. Bisaba nyine gutwara gake ukinginga. Nk'uwo ukubwiye ati n'imyaka ingahe irashize, akenshi usanga yicukumba usanga we atajya hanze, ari umugore cyangwa umugabo. Burya abamama kugira ngo uzajye kwirekura ajye hanze burya abashize igihe kirekire. Abashize igihe kirekire abenshi rwose babazi kwimetiriza, nubwo hari n'abacika bakabikora, ariko burya agira icyo kintu cyo ngo yajya kwisayidira mu bundi buryo hanze bigeze kure cyane. Byanze pe yaraguragoje byaranze. Rero hari igihe usanga rwose iyo myaka ishize 2 cyangwa 3 cyangwa inarenga. Hari n'uwo nabonye noneho yambwiye ko we niyo ngiye irenga igira no 8 nasanze irenga 8 adakora imibonano mpuzabitsina, kandi afite umugabo babana mu nzu no mu gitanda kimwe se. No mu gitanda kimwe. Gusa arugeza akavuga ati nge byageza kugira ngo ndebe ko nakwiyorohereza umubiri, byageza aho mfata ikindi cyumba kuko n'ubundi nari mpari meze nkaho n'ubu ntacyo maze, adashobora kubinkorera. Mpita muri kugira ngo ndebe ko nibura nakwiyorohereza njya gufata ikindi cyumba, ariko stili bakiri mu nzima mu myaka 8 cyangwa 10. Ngaho none icyo gihe bakitwa umugabo n'umugore, abitwa umugabo n'umugore kandi bari ibanga ryabo n'abana batabizi. None icyo gihe umugore abakubwira ati umugabo wanjye sajya hanze muri iyo myaka 8 cyangwa hari ukubwira ati yabanje kujya ajya hanze, atari kubyo kujya hanze yarabiretse, nta kijyayo aba hano mu rugo. Ati ndabizi ko atanca inyuma, ariko ntashobora no gutera akabariro rwose. Gusa umugabo abarwaye juste abarwaye, ariko abagabo nyine nicyo naringezeho nkubwira, abagabo bagira ikintu cyo kwihagararaho cyane, akabazi ko afite n'ikibazo, ariko kumva nyine nikiramuka kigiye hanze biramera nkaho icyubahiro cyo kuba umugabo muri urwo rugo cyaba gitakaye, arababaye imbwa, agahitamo kubyigumanira gutyo. Ariko nawe ntatekereze ku rundi ruhande ko uwo babana we amukomeretsa, amubereye umutwaro, amuteza ibindi bibazo, kandi mu by'ukuri aramutse yemeye kuvurwa yavurwa kandi akaba yanakira. Nicyo nyine tuba tunigisha ubwo tujya mu nama z'abaturage, tujya mu ahantu henshi hahurira abantu, tukajya ahantu henshi. Abaje kwa muganga buri munsi turabigisha nyine kugira ngo nibura turebe ko izo ntambwe abantu bagenda bazirenga,
kugira ngo nibura imyumvire tugende tuyindura buhoro buhoro, ariko nyine kwigisha baravuga ngo ni uguhozaho. None se wenda nk'umuntu nk'uwo ufite umugore umugabo badatera akabariro y'imyaka 10 gutyo ikagera, ntumubaza ku nshuro mbere kuki uje kubimbwira, wenda uje kwivuza n'ibyo, wigeze ugerageza kuganira n'umuparteneri cyangwa uwo mwashakanye birananirana? Nk'ubu hari sinavuga ko ari benshi nakira muri izo kesi zimeze gutyo. Hari nko kubwira ati rero umugabo twaraganiriye atari ko yambwiye ko nawe ntabwo aba atagize arisaidira ariko akagerageza gushakishwa ubushake bikanga, kandi mu by'ukuri ukabona ni umuntu udashaje ku rwego rwavuga ngo nayo ubusaza, ukabona ni ibintu nyine wabyumva wenda niyo haba harazemo n'ibindi abantu badahita basobanukirwa, ariko ukumva adafite n'ubushake bwo kugira ngo nibura iyo niyo ntambwe yitera ze kwa muganga, nibura tumufashe kumenya ngo ikibazo ni iki. Ibishobora gutera umuntu ibyo bintu ni byinshi, nibura habeho gushakisha mu buryo bwari bwo bwose kandi no ku nzego zitandukanye, nibura binaniranye abantu bagerageje ko kwiyagara nk'umugabo. Hari n'ukubwira ati noneho rero njyewe ati iyo mugezeho njyewe numva ntagushaka. Hari wambwiye ko umugabo we ari uko yamubwiye ko iyo mugezeho yumva atabishaka, yumva atamushaka. Nk'aba bantu mubafasha iki muga? Nyine turabafasha iyo yemeye kuza ryo nkubwira, nyine abagabo bemera kuza ngo nibura dukore sesiyo 2, 3, 4, 5 ni bakeya. Tukora mu bake nyine nagiye mbona akimera rwose akaza, kandi pe bikarangira bitunganye, bakazagaruka bakambwira bati mugakora hawara dufashije. Oya icyo nicyo n'umugabo n'umugore rwose bakaza ndabafite couple rwose bakaza bati muga, ariko babanza ku telefone bati duhe rendez-vous tuzaze kandi tuzaza twembi, kandi rwose nikari bigiye muzabonera umwanya muzaze, cyangwa se naba mfite rendez-vous ku munsi wo bumva bazaboneka, ahubwo reka dushyire ku wundi munsi nkaba undi munsi bakazaza, rwose rwari rwahirimye uzi ko n'igihe baba barabiguhishe, ariko nyuma icyo gihe byaramaze gutungana ukabona bakubwiye n'ibindi batari barakubwiye mbere, bati burya njye nubwo ntabikubwiye naratangiye kujya njya kwisaidira ku ruhande. Ari umugore cyangwa n'umugabo ntabwo byoroshye nk'icyo gihe. Bigushimisha gute ndahise? Biranezeza kuko kano kazi iyo umuntu agakora yumva ari umuhamagaro, we yumva ikinejeje nyine umutima wari uko icyatumye abantu bamugana bakibonye, ukumva uranezerwa gukora ku mutima, nawe ukaba wagenda ukumva uranezerwa, wanatambuka ukumva urishimye koko. Nk'ubwo ntambutse ababyeyi nkumva ari kuvuga ati muganga warakoze. Hari nk'umunyeshuri ugeze kuza ndamufasha, yaje afite amarira menshi cyane, afite agahinda, ambwira ati muganga nari umuhanga nabaga wa mbere mu ishuri, none bisigaye binanira ku buryo nsigaye, ati icyo gihe arambwiye ngo igihembwe cyari gishize ngo yari yabaye 30, ntibari na 3 gutyo mu banyeshuri 40 n'abangana, kandi imbere ni wabaga wa mbere. Nyine twaricaye inshuro zigira, urumva na sesiyo zigira mu 9, ariko nshakisha ikintu cyaba cyarabiteye twamurenza kukivumbura, tugerageza kubikoraho, umva muha courage bishoboka, munyuza mu nzira nyinshi, rwose ngira amahirwe bya bintu biratungana, ku buryo icyo gihembwe amanota yaraje, irambwira ati niwe mpamagaye wa mbere mbibwiye, na mama sindamuhamagara ngo mubwire, na papa nta numwe, ni wa mbere mbwiye iyi nkuru. Ubwo yigaga no mu wa 3 yagiye kuzakora tronc commun, ubwo akora n'ikizamini nyuma yaho abona amanota rwose arampama, nabwo yambwira ati niwe wa mbere mbibwiye, ibi byose niwe mbikesha, yo ntakubwira aho nari ngeze rwose nari kuzaza nkuru umujyi. Okay, ngaruke kuri iyo case kuko yabashakanye iraremereye cyane. Nk'umugabo n'umugore bamaze igihe nk'icyo ngicyo batisayidira, imyaka 10 gashize, imyaka 10 irashize, imyaka 8, imyaka 5 badahura nk'umugabo n'umugore, bari mu cyumba kimwe cyangwa baranasepaye n'ibyumba, bakoze icyo twita separation. Icyo gihe kenshi ubona biri mu bajene cyangwa mu bantu bamaze gukura, mu bihe byiciro by'imyaka. Njye mbona mu byiciro hose birimo, no mu bagishakana bakiri bato, ariko abagishaka nabo ho
biba bikinagoye kuko ntabwo ari ibintu bo bahita baba open ngo bahita banabishyira hanze, ariko abamaze kumarana nk'ubwo nkabona hari couple muri ibi zose nakubwiye, hari couple imwe yo ntabwo bamara imyaka myinshi, bamara imyaka igera mu 8 ngira ngo, ko bafitemo abana babiri. Urumva ntabwo twavuga ngo n'abajene mariye, ariko ntabwo bafite uburambe burebure cyane mu rugo. Hari abandi rero bo nanone bari muri izo ntuze nagiye nkubwira, bo bamaranye imyaka 20. Urumva kandi bikaba bimeze uko nakubwiye nyine. Hari n'indi couple nayo noneho bo bamaranye imyaka irenga 25 kuko bamaze kugera mu myaka 50 na. Yego. Urumva ni bakuru. Bikaba byaragezeho bikagenda uko nguko. Kandi mbere atari ko byahoze. Mu by'ukuri uwivuza ku psychologue nkawe, birashoboka ko yakira biturutse mu biganiro? Yarakira. Ahubwo unarebye kuko tugita nyine psychotherapy. Burya psychotherapy unarebye usanga ari nayo yakiza umuntu cyane, kuko burya imiti ikiza ingaruka z'icyo ikibazo cyateje, donc zatewe n'ikibazo runaka, ariko psychotherapy yo ikiza na wa muzi w'ikibazo. Twebwe tujya mu muzi akariho tujya kuvurira icyo kibazo, mu gihe imiti iyo ivura nyine ingaruka byateye. Byumvikane rero yuko ibyo biganiro ibyo ndi kuvuga ko twita psychotherapy nibyo twebwe tunifashisha hanini, kandi nibyo usanga bigira umumaro cyane, kuko ushobora gukemura ingaruka ariko zitira ikibazo cy'igihari. Ugasanga umuntu wari umaze imyaka ingaha adatera kabariro, biturutse mu biganiro mukamufasha agatera kabariro, bigakunda rwose, atanyweye imiti pe. Kuko urumva rega buriya mu byo mu ngo rero ni ibintu birebire. Hari n'umuntu ugira agahinda kubwa amagambo runaka umuparteneri we amubwira amukomeretsa. Ayo magambo so yavurije ikindi atari byo biganiro. Nta miti yavura aho ijambo ribi ryakoze, ni ibiganiro style. Ukamuganiriza, noneho twagira n'amahirwe uwo muparteneri we akaba hari tugaganira nawe akamenya ya magambo ajya akoresha ingaruka bigira kuri wa mugore we cyangwa umugabo we. Ntaho ngo twifashisha, kandi nibyo binatanga umusaruro, kuko ukabona ko ikibazo ugikemuye gikemutse ko. Reka nkubaze kino kibazo. Mu by'ukuri gutera akabariro kw'abashakanye cyangwa sinzi ukuntu njya numva babyita mu bundi buryo, ko tubyite gutyo mu buryo bwumvikana. Gutera akabariro kw'abashakanye ni inkingi ya mwamba mu rugo, ku buryo ishobora kuba yatuma urugo rubaho, abantu mu gihe ibuze urugo rwakomeza kubaho, abantu uwo mushiha udahari. Nkubwije ukuri, gutera akabariro hagati y'abashakanye ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi gikomeye koko pe nk'uko bivuze, kuko hari biba birenze kubyumva gutyo gusa. Kuko urumva umuntu udakora imibonano mpuzabitsina kandi yemerewe kuyikora, kandi afite umubiri, noneho n'uwo bagombye kuyikorana arahari. Hari ukuntu umwenda umuntu ushobora kuba nk'umupfakazi akavuga ati ntawe mfite nyikorana, kandi ninjya kubikora ahandi wenda birabibaye icyaha, ndaba nsebye, ndaba wenda ntaye ibaba, uko babyita kose, za mvugo zikoreshwa zose. Ariko hari noneho dufatire kuri uwo nguwo ufite uwo bagombye kubikorana, wemewe n'amategeko, ntarabakoze icyaha, niwe agenewe, ariko ntabikora. Buriya rero nibyo nakuvuga ngo ntibiba birenze kubyumva gusa, hari n'ingaruka biba bizagira mu mubiri we, sibyo? Imitekerereze mibi, imisemburo yo mu mubiri igakora nabi, umwumva nk'ibyo twavugaga, agahora arwaye uwo mutwe nk'ubwo nakubwiraga, agahorana uwo mushiha, nta muntu ari kubasha kubwira neza, n'uwo batagiranye ikibazo bikamugiraho ingaruka. Mukaba mwahurira nko mu kazi, ukumva arimo arakubwira nabi, kandi utazi wamututse, muhuriye aho ngaho ntuzi uko yaraye nuko yaramutse, akakubwira nabi, kandi nta ruhare ubifitemo. Ni wa muntu uryama ntasinzire, kandi kuryama ntasinzire ubwabyo nabyo bizatiziza ibindi bibazo.
umugongo hafi aho guhora ababara umugongo ni byinshi cyane nta nubwo nabirondora. Hari benshi hari imvugo twagiye twumva ngo umugore utarangije ngo harana umushiha, reka tuvuge ko ibyo ngibyo nabagutura ibyo bibazo iyo bigenze gutyo birumvikana n'umugabo birumvikana. Oya nyine iyo abagutura ibibazo nk'abo ngabo urababona ese ubundi birakemuka iyo bigenze gutyo? Ubwo nyine biri muri bya twaze tuvuga nubwo tutinjiragamo cyane, ariko niba umugore akubwiye ati njyewe nako umugabo tumaranye imyaka iyi n'iyi atabinkorera, yego bivuze ko nyine urumva iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina hazamo no kurangiza. Ariko hari n'ibirenze ibyo ngibyo. Ubu hariho abantu bakora imibonano mpuzabitsina bakayikora batayikoze, reka mbivuge gutyo, bakayikora batayikoze. Kuko gukora imibonano mpuzabitsina intego yayo nuko ibigomba gukora kandi gakoreka ku mpande zombi. Niyo mpamvu yitwa nyine imibonano mpuzabitsina. Niyo na satisfaction rero burya ibigomba kubaho ku mpande zombi. Niba umugabo ageze kuri tubyita orgasme mu zindi ndimi, donc ibyo twita kurangiza. Si we wenyine ugomba kurangiza, bagomba kuzirikana ko n'umugore we abagomba kurangiza. Rero harimo umugore ukubwira ati ngiye mbyaye 3 cyangwa 4, ariko numva bavuga ibyo kurangiza sindabimenya. Njya mbakira bene abo bantu ndabafite. Rero kandi nk'iyo kibazo ntabwo wagikemura umugabo utamubonye. Bisaba ngo umugabo nawe amenye ko warangiza wenyine umugore watarangiza. Amenye icyo akwiriye gukora, icyo akwiriye guhindura, kugira ngo niba yishimira gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we anyurwe nuko yakoze imibonano mpuzabitsina, bombi barangize. Nibwo umubiri wabo ubuguwe neza. Erega bara iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina nibyo nakubwiraga, hari imisemburo ivuburwa mu mubiri myinshi, hari imisemburo myinshi kandi ifite umumaro. Umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina ntabwo neza akarangiza nta nubwo ashobora gupfa kubura ibitotsi. Wowe uri umuganga ariko mu buryo bwa psychology. Ibyo ngibyo bihura gute n'ibyo muvura? Nyine ni kwa kundi umuganga nyine akomeza ntabwo agarukira ahantu hamwe gusa ngo yizingire ku kantu kamwe, ureba n'ibindi bifitanye isano nabyo. Sibyo? Wenda kubyinjiramo cyane umuntu byagaragara ko wenda abaye umuginekologe, ariko burya imiti ngo ikoranye. Sibyo? Niyo mpamvu ibyo nabyo tuba tugomba kubimenya, kuko nyine biba bizagira impact kuri ya psychology y'uriya muntu. Bajya navuga ko gutera akabariro kenshi bihera mu mutwe. Bihera mu mutwe. Niyo mpamvu nyine umuntu bamubwira bati imibonano mpuzabitsina nta bikorwa nk'abantu badafite ubwenge cyangwa se nk'inyamaswa. Rero n'inyamaswa bavuga ko naburyo ngo zibanza nazo ngo guteretana. Umuntu ugomba kubanza kumutegura mu mutwe akamenya agiye gukora ibyo ari byo, akabyiyumvamo, atari kuvuga ngo ugiye muri tiku nkaho umuntu we ibyo donc icyo ukunze undi watagikunda. Donc wabashije kumva ko ibikunogeye n'undi byamunogera, burya buri wese yagerageza ku buryo bombi banyurwa n'ibyo bintu. None se nk'umugabo uje azanye n'umugore wenda tubyitagiye kubivuga ku mu psychologist nkawe, umugabo ntabwo kenshi abifata nkaho umugore yagiye kumuraburiza. Icyo rwose ugize neza kukimbaza. Benshi niyo umugore atangiye gusa nurasaho, ni mpamvu nakubwiye ngo hari igihe adahita abohoka kubikubwira. Hari igihe abatekereza kuvuga ati urumva abataragira neza icyizere cy'uko ibyo bintu uzabitwara mu buryo bitazamugiraho ingaruka cyangwa bigira ingaruka ku rugo, wenda ngo bizatuma umugabo atekereza ko umugore yaje kumena amabanga y'urugo cyangwa se yaje kumurega. Rero natwe niho tuba tugomba guhagarara muri position nziza yo kumwereka yuko wowe ubereye aho ngaho mu kubafasha, atari ukuvuga ngo ni ukwakira ikirego, kandi ukamufasha mu buryo nunatumira n'umugabo akazaza donc uburyo uzabimwinjizamo mu buryo azabona ko ari ukumufasha, ahubwo atari nk'ikirego bamureze mbese ngo atangire umwakiza ibi n'ibi, ku buryo ahubwo azabona ko ari muri position yo gufashwa no gutega amatwi ibyo umubwira kugira ngo umuvane hamwe umugeze ahandi. Ntabwo byoroshye, muhura n'akazi gakomeye cyane. Urugendo rurerure. Ariko iyo umuntu abikora bikunze biba byiza, kandi biba byiza cyane ku buryo umugabo ashobora gutaha atasebye cyangwa ngo urwo rusenyuke. Ntabwo aba yasebye cyane ko niyo ubikora gutyo hari ibyo uganiriza umugabo umugore atari kumva.
ababwira umugore uti wawiheje gatoya nganire n'umugabo nyuma hashira akanya n'umugabo ukamubwira uti iheze tuganire nganire n'umugore gutyo ukagira ibyo uganira nawe ku buryo donc abona koko ibyo ugambira ari kumufasha. Bivuze rero ngo aho kugira ngo umugore cyangwa umugabo ajye guca inyuma umuparteneri we cyangwa bashakanye ni byiza ko abagana aho kugira ngo ajye kugana umupfubura byo twita ngo bapfuze cyane rwose kuko urumva hari ibintu abagabo bo barekarama ngo umugore wanjye ngo nta mavangingo ngo ntaki ari ugasanga bipfira muri za nzira zose twavuze kuba umuntu ntagira uburyo amutegura nta mubwira amagambo nyine atuma kuko yimva muri bya bintu nta mwereka waruzi ko n'igihe ariko abantu bababanye puru kubana gusa ariko nta rukundo ruri hagati yabo rero iyo bafashije kugira ngo barimo icyo kintu cy'urwo rukundo ni nabwo ibi byose bigeraho bikemera. Ngaye nguko ni ukuri Ndayisaba turi kuganira mu bintu bikomeye cyane sije ikomeye cyane ireba n'abantu benshi reka tuzakore part 2 tugaruka ku bitandukanye ku muziki kuri wowe ubwawe ibintu byahise bitwenteresa cyane kandi bivuyemo ikiganiro gikenewe n'abantu benshi byanze bikunze. Ntabwo twagenda tutabahaye akantu gato dusorezaho ku muziki tubabwire ko uri umunyamuziki hejo ko umuganga uri n'umunyamuziki. Aha waducurangira nk'akantu ze ubundi tukazavuga umuziki wenda next time. Ubu nigiye ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko n'indirimbo zo mu buzima busanzwe zigisha abantu zihwitura abantu. Ugira izawe bwite? Ugira izawe bwite? Sanjye bwite yabwo nizo ngira. Ngiye ndirimba izanjye ntabwo ngira imwe. Ugiye kudusangiza ni iyihe? Muziri gospel cyangwa iz'ubuzima busanzwe? Iyo umva ikubije mu mutwe ako tujye mu Mana. Tujye mu Mana. Rikumvikana ubuntu bwawe buranyuzuye ineza yawe iranyuzuye ukuboko kwawe kose imbere n'inyuma ngo nibere bugufi bwawe ubwiza bwawe uranyambitse umpagazeho Uwiteka we nanjye nzaba mu nzu yawe nzamamaza ijambo ryawe nzakubwira abatakuzi nzavuga hose ko ari wowe mugenga bamenye ko uturekuye twapfa nanjye nzaba mu nzu yawe nzamamaza ijambo ryawe nzakubwira abatakuzi nzavuga hose ko ari wowe mugenga bamenye ko uturekuye twagwa. Amena amena amena. Yitwa Ndayisaba. Hejuru ko umuganga, hejuru ko kuba umu-psychologist cyangwa umu-psychologue uvura abantu mu buryo butandukanye burya amarangamutima y'abantu benshi yarangiritse ariko ntago hazi kubyivuza. Ntago babizi. Wajya muri malaria, uratitira by'ugahita ubyumva ukajya kwivuza ariko mu mutwe urarwaye, urwara umutwe udakira, abandi bakagira ibibazo bitandukanye byo kutishima, imishiha, ariko ntushobora kujya kubyivuza. Mujye mumenya ko abaganga bo mu mutwe bahari. Hari ubwo kenshi dutekereza ko abaganga bo mu mutwe iyo tuzi indwara zo mu mutwe ari indera.
byakomeye umuntu yasaze no ibyo ni ibindi bindi abantu rwose bakwiriye gutera intambwe bakivuza. Yego ndayisaba umuziki wawe rero ntabwo tugiye kuvugaho, reka tuzashaka ikindi gihe twongere tuganire tuvuge ku muziki. nagira ngo tubanze twereke abantu ko hejuru yo kuba umuganga ushobora no kujya mu ndirimbo. Nkeka ko hari n'ibyo bigufasha wenda mu buryo biramfasha bwo kwikorera nawe. Urumva nakubwiye ngo ibi bintu nyine tubamo hari igihe utanyine wumva ubuzima nyine bwabishye, ariko iyo ngeze mu rugo nkagura gitari nkacuranga nkumva kamizike ku buryo nabwo c'est une sorte iri thérapeutique kandi nziza. Mva reka we appreciate ko twaganiye nawe cyane, ko twavuze byinshi ku ngingo ikomeye cyane. Abantu benshi uyu munsi ngifite abantu benshi batugana batubwira ku bintu nk'ibi ngibi. Hari n'abamamagara kandi ngo abo bantu mwagiye muboheza ku ba psychologist, abandi bakavuga bati barahenze bagize gute. Ibyo tuzayiganaho ubutaha na Ndayisaba, sibyo? So tuzayiganaho ubutaha. Nabyo byo byiza, nkeka ko umuntu twumvise muri karo kanya yafashijwe kubifuza nka nimero ya kugira ngo wenda muzaganire umunsi umwe wayimuha. Nta kibazo rwose. Wayitubwira. Twebwe urumva tunezezwa natwe iyo umuntu akubwiye ati ikibazo iki n'iki ukamugira inama nyine wumva nabwo ko nawe hari icyo erega tubereyeho turiho kubw'abandi. Buri wese aba ariho kubw'undi n'undi bakabaho kubw'undi. Ubwo rero umuntu akubwiye ikibazo ukagira icyo umufasha kandi ukumva ari icyo bimufashije nyine wumva impamvu uriho. Ubwo rero nimero yanjye ni 0782 76 33 43. Urakoze cyane. Hagati aho wenda sinabura no kubashishikariza kugira ngo Gerard Rweme Mbabazi afite audience nini, ubwo nanabashishikariza no kunteza imbere kuri ibyo bihangano. Ufite kuri YouTube? Mbifite kuri YouTube. Byitwa gute? Ni amazina yanjye. Uyu ni wandikamo Ndayisaba Epimarket TV. Ndeta nabipininga rwose. Bipininge. Noneho donc audience yawe nanjye ikugireho. Mfiteho abantu bakeya, ibintu byanjye njya nkora n'ibiganiro nkabishyiraho bivuga kuri bitwavugaga. Ubwo rero nabyo hari bike nibura bajya bumvamo byabagira umumaro, byaba byiza nabyo. Yego, reka ndaza kupininga murebe rwose mujye kuri iyo channel tuyizamure nayo igere kure rwose bayitumbagize mu bantu mu bihumbi 440 nabonye ufite. Nubwo hagira ibihumbi 20 bajyaho ariko bakanakanda kuri subscribe, ubwo baba bari kumfasha nanjye kugira ngo ubwo butumwa ntanga bugire kuri benshi. Murakoze cyane, ndabashimiye ko bazabikora. Yego, murakoze cyane abana babanye natwe mu kiganiro ko nanone tujye kuri channel ya Ndayisaba ubundi tumuteze imbere. Subscription igiye kandi ndabizi ko ari umumaro ukomeye cyane kuri twebwe. Naho utaha inkuru yanjye